bafite ibibazo by'imisatsi nibigire hino tuganire. Kambabwire rero, sibyo? Nimukabona umuntu yagize ikibazo urumva ngo noneho nashaka nyine nk'umuntu yasaze mu mutwe, noneho ngo naba umuntu muzima nabwo mu mukasi cyangwa mu mubwire nabi. N'ubu ngubu mugiye kumbaza ngo kubera iki niyogoshesheje, sibyo? Hari abantu bafite ibibazo nk'ibyanjye, bafite umusatsi udakurira ku gihe. Mwigire hino rero tuganire. Noneho abantu baba bambaza ngo kubera iki niyogoshesha n'ibiki, nuko mfite umusatsi w'iki w'injwiri, urumva? Ariko njyewe ndashaka kubabwira ikintu mwakoresha nanjye nakoresheje kugira ngo uyu musatsi wanjye ubugeze ahangaha, kuko ndaza gushyiraho video bwa mbere ubundi nari mfite umusatsi menshi. Bwa mbere ntangira gusuka nyine, kubundi mbere ntago najyaga nsuka nyine, nabaga ndaho ngaho niyogoshesha ngira gute, noneho numva ndabirambiwe nshaka gusuka. Ntuze ya mbere narasutse biranakunda, nsukuye hano pe umusatsi wanjye wari waracitse. Sizirimo muri biko bireba neza, ngira ikibazo cy'injwiri, ngira injwiri, umusatsi wanjye ntago ari irende. Noneho hano haracitse kubera ko nari narashyizemo produit. Ndabase ubundi wasukura ndogosha ariko bidakabije cyane, nyine ndagabanya bisanzwe. Bamumazeho ariko basigaho gakeya, nyine navuga se nk'iki, navuga nka ordinaire, basigaho ordinaire. Noneho nyuma ndavuga se ubundi ko nsizeho ordinaire intuza rero umusatsi wanjye ukuntu umeze, iyo ugiyemo produit uko byagenda kose ntabwo ushobora gupfa gushiramo. Ibaze ko basizeho ako gake, ariko najya njya nko muri douche nkabona umusatsi kararyamye, nyine nkabona ntabwo bisa neza. Wese wakwiyogoshesha nkamaraho, noneho umusatsi wanjye ugatangira bushyashya. Ariko njye ntababeshyi babwije ukuri, nshaka kumara amezi 3 umusatsi wanjye utarazamuka, umva utashyiramo n'igisokozo gutya ngo kijyemo. Rero nimba umeze nkanjye ufite ikibazo nk'icyanjye, hari abantu nyine Imana yagiriye neza ibihera imisatsi y'amanuza y'amarende, abo ngabo nabari ku ruhande, sibyo? Ariko ufite inshuti cyangwa umugenzi wawe waba ufite ikibazo cy'umusatsi, mwegere hino tuganire. Ikintu cyambere tureke ibingibi abantu baba bavuga ngo olive oil ngo ibiki, bakakwereka amavuta yo muri boutique, bakakwereka ibiki. Hari ibintu Imana yaremye cyangwa ibintu biri naturel twebwe tudakoresha ariko bifasha. Ngenda byibuka ahantu nabaga bwa mbere habaga igikakarubamba, ariko iyo nagishyiraga mu mutwe. Rero iyo abantu bari kutwigisha ntabwo batwigisha neza ukuntu ibintu bimeze, kugira ngo nuhura n'izo ngaruka utazabitindaho cyangwa uvuge ngo se ibi bintu kuko iki bimeze gutya. None nashyiremo igikakarubamba umusatsi wanjye wose nkabona mu gisokozo, nkibaza se ibi bintu ni ibiki. Kumbe nashyiragamo igikakarubamba ariko mfitemo produit, urumva? Rero nyuma naje kubimenya ko ikibazo mfite ntabwo ari iki kikabakarubamba, ahubwo ikibazo mfite nuko nagishyiragamo harimo na produit, umusatsi wanjye ugacika. Even cloves ari amazi ya cloves, narebye kuri YouTube mbona umuntu uri kubyigisha, ariko n'imbere Imana nayashyiragamo umusatsi wanjye ugacika nkaho usanga mu binuza. Rero shobora kuba biriya bintu baba bari kutubwira ari ibyo abantu bafite imisatsi ya naturel bari kutubwira abantu badefrige. Rero abantu bajye banajya kubwira abantu ibintu bakoresha, bajye banabasobanurira kugira ngo ejo n'ejo bundi nagikoresha icyo kintu amenye ngo se ndagikoresha mfite umusatsi umeze gute, se ndagikoresha mfite umusatsi wa naturel cyangwa ndagikoresha mu musatsi wari wo wose. Ni icyo kibazo nagize rero. Noneho rero twigarukire ku muti wacu. Ngewe rero ikintu nkoresha kugeza na n'ubu
muri ino minsi rwose umusatsi wanjye watangiye gukura, ndi guteganya mu kwezi kumwe ko nzaba natangiye kuwusukisha. Ku bantu banyibuka narogoshe ngira igipara ndaparangura, abantu bose baranyandikira, abantu barambaza wabaye iki, warwaye iki, ariko nta kindi nagira ngo ntereke umusatsi wanjye wa natirere kugira ngo ninjya nshaka na vitamine nshyiramo zitazaza zigira gute, zitazaza zipfupfura. Twagiye rero ku kintu ngewe nkoresha amazi y'igitunguru buriya ni kiza mu musatsi byahatari ari amazi y'igitunguru. Ufata igitunguru cyawe ukakirapa, wamara kukirapa ugafata biriya bintu warapye ukabikamura, noneho ari amazi avuyemo niyo ushyira mu mutwe. Guys, nimwumve gutyo igitunguru mu mutwe kiranuka, mana ya kiranuka pe. Noneho wowe bitewe n'igihe ushaka kubimazamo, ariko munsi y'isaha ntago nkeka ko byaba byakoze. Jewe kambabwiza ukuri, nshobora guhera nka 2:00 nabishyizemo nkabikuramo nka 4:00. Rero ntago nigeze mvuga ngo nzaza mbishyiramo iki gihe bikuremo iki gihe nibwo bikora, naba mbabeshye pe. Gusa ngiye ikintu nababwira cyo, amazi yaramfashije pe, amazi y'igitunguru yaramfashije, kuko uyu musatsi mukesha amazi y'igitunguru, nta kindi kintu nakoresheje, ni amazi y'igitunguru. Rero ngo bigenza gute, hari amavuta naguze akuze umusatsi pe ya oil, ariko ayo ngayo na mbere nari narayakoresheje, ariko ntabwo yigeze amfasha nk'uko ayo igitunguru cyagaragaje nyine rezilita. Nge rero ikintu nabakonseye nyine ku muntu ushaka gukuza umusatsi, ibyiza yaba afite umusatsi wa naturel, ariko ntabwo ngiye kubabwira ibintu ntazi ngo mbabwire ngo niyo ufite umusatsi urimo produit nabyo birawukuza, ntabwo byo mbizi. Ikintu nzi ni kimwe, nuko iyo ufite umusatsi nk'uyu wanjye, izi njwiri nk'izi zanjye ugasigamo, umva uhita ubona n'impinduka pe, ubona ibintu byahindutse. Ngewe nuko iyi video nyikoze nihuta, ubundi nari kubikora cyangwa nzashyireho na part 2, nari kubikora tugasigamo twese turi kumwe, noneho tukarindira nyuma y'amasaha 2 tukogamo, mukareba rezilita y'uyu musatsi wanjye. Nibiza gukunda ndaza gukora kandi ka video ndi kubikora, nimara kubikora msigemo turi kumwe, shyiremo ka gashashi umuntu ashyiramo amasaha 2, yashira ngakuremo noge mu mutwe. Nimara koga mu mutwe ndaza kubereka rezilita yavuyemo. Mbabwije ukuri, ibaze ko uhita utangira kubona umusatsi wawe wakuze. Nimba ari kubyishyiramo simbizi, ariko jewe iyo maze kubikoresha umusatsi wanjye mpita nanjye kubona wakuze. Rero guys, abantu banzi norogosha igipara, abantu banyandikiye muri inbox bambaza nimba narwaye cyangwa hari ikibazo mfite, mubimenyereye neza ko ngewe ntajya ntunga umusatsi mwinshi, ariko igipara naje gusanga abantu benshi kibatera ubwoba pe. Umva abantu bose baranyandikiye kandi babizi ko ngewe ibintu by'umusatsi n'ubundi atari ibintu byanjye, ariko kuko nashaka gutereka nkeneye gufunga shinyo, nkibona nanjye nafunze shinyo kuva agenda umwana kugeza ngana gutya. Ntabwo nari nafunga shinyo mu buzima bwanjye, ariko nkeneye gufunga shinyo, niyo mpamvu ibyo bintu nabikoze. Ubwo rero ikintu nababwira cyo, koresha amazi y'igitunguru, uyashyiremo amasaha 2, nurangiza uze kuyakuramo wogemo, then usigemo amavuta yawe, amavuta yo mu mutwe bisanzwe, hana gikotori wasigamo amavuta yo mu mutwe, kubera ko gikotori nayo itera imvuvu mu mutwe, nawe murabizi. Ubwo rero mwakoze kubana nanjye, Imana ibarinde, bye. Naho utaha kandi abantu uyu muti abantu uzakorera, uzanyandikire muri comment mumbwire abantu bazi ibindi bintu twakoresha nk'abantu bafite umusatsi nk'uyu wanjye. Mwandike muri comment, tujye duhana ibitekerezo kugira ngo na bagenzi banyu babashe kugira umusatsi mwiza. Mwakoze, mwibuke gukora subscribe. Bye, ciao. Tugiye kurapa igitunguru, mazi y'igitunguru tuyashyira mu mutwe.
ubwo ngubwo ubwo njyewe ntibarebe sinzi icyo nuko umusatsi wanjye wananiranye, ariko njyewe naje gusanga iyo umusatsi utawukunda nawe ntagukunda kunyica mu maso. Amakenga si igitugu kirimo amazi gukoresha ahantu rero inyuza umusatsi wanjye ari mukeya, dore utuntu tugiye gukoresha two mu gitunguru. Rero ngiye gufata utu tuntu bishyire mu kayunguruzo, ubundi ntiyungurure. Wabishaka wabishyiramo gutya, ariko biragora kuva mu mutwe urogamo bikanga gushiramo, ariko nyine ugenda ukamura kugira ngo ukuremo amazi, cyangwa ugashyira mu kayunguruzo. Hari utuyunguruzo atari twa tundi tuyunguruza ibyayi, twa tundi tundi tuba tumeze nk'insinga, abonye ari two tubasha kuyungurura neza. Ariko guys, uburyo bwose wabikora byose byakunda, kandi icya mbere ni uko vitamine ibasha gukora icyo igomba gukora. Rero akayunguruzo nababwiraga ni aka ngaka, tukaba tumaze kubiyungurura. Igihe bifite umusatsi mukeya ukora bitewe n'umusatsi ufite. Njye nakoze igitunguru kimwe kuko mfite umusatsi muke. Umusatsi mfite rero birakwirwamo. Ikintu nkora mbishyiramo, nkajya ngenda minyanyagiza ahantu hose, nkamera nk'ugenda amasa, nangiza ngashyiramo ka kantu kanjye ko mu mutwe k'agashashi, ubundi harindira kuma, ubundi umuti ukaba wakoze. Afata shampoo nkoga mu mutwe nk'ibisanzwe nyine ukuntu umuntu yoga mu mutwe, ubundi bikarangira. Mwakoze kubana nanjye, sawa, nawe utaha, bye.